Hirya no hino mu gihugu hakomeje kugaragara umubare utari muto w'abana bo mu miryango yabo bakayoboka ubuzima bwo mu muhanda. Iyo uganiye na bamwe muri aba bana bakubwira ko icyatumye bava iwabo ko ari imibereho mibi bari babayemo kubera ababyeyi batabitagaho uko bikwiye, rimwe na rimwe ngo no kurya bikagorana. Kuri ibi kandi hakaniyongeraho kuba bamwe mu babyeyi batabonera abana igihe cyo kubakurikirana, ntibamenye niba biga cyangwa barayobotse inzira yo mu muhanda. Aba ni bamwe twaganiriye bo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Papa kubera ko ari umufundi yishakisha ibiraka hirya no hino nyine tukabasha kugira ngo umwana azave mu muryango abe yajya mu muhanda, burya biterwa n'uburere bw'ababyeyi. Nitwa Uwimfura Beya, nturuka mu murenge wa Rugendabari, karere ka Muhanga. Navuye mu ishuri niga mu wa kabiri segonderi kubera kubura ubushobozi. Namaze imyaka 4 ntiga, ubuzima nari mbayemo ngiye numvaga ntacyo. Umugabo uvindimwe na mama akamfata nabi akambwira ngo nzave ha mu rugo ngo kuko mbabuze ibyo kurya, bakajya bamvunisha cyane ndabahunga kandi bakaza kanuka yasinze. Buri segonda bankubita bambwira ngo ninkore bambi ibidahuje n'imbaga uko nemfite zinga. Ikibazo cy'abana bo mu muhanda cyakunze kugarukaho n'inzego zitandukanye ndetse n'umukuru w'igihugu abishimangira mu mwiherero w'abayobozi wabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Yongeye no kubigarukaho yaganiraga n'abavuga rikijyana mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba ubwo yagiraga uruzinduko muri aka karere mu kwezi kwa Werurwe uyu mwaka turimo. Kuri izi nshuro zose umukuru w'igihugu yagarutse ku nshingano z'ababyeyi, abarezi, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi bose barerwa n'iki kibazo, abasaba kugira uruhare mu kukirandura burundu. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo ahanini gifite inkomoko mu muryango, umuyobozi w'akarere ka Muhanga wa Maria Beatrice asaba ababyeyi batuye aka karere kubyara abo bashoboye kurera, ku buryo umwana atavutswe uburenganzira bwo kwitabwaho n'ababyeyi kubera kubyara indahekana. Ubutumwa bwa mbere naho ababyeyi nubwo kuboneza urubyaro, kuko n'ubundi bakura mu muhanda bongera bagarukamo ntacyo byaba bitumariye. Cyambere n'ukuboneza urubyaro, buri wese agakoresha uburyo yemera bitewe n'idini cyangwa se n'ibimushobokeye, ariko icyo kintu mbona ari cyo nyambere kugira ngo tudakomeza kongera umubare w'abana babayeho nabi bitewe n'ubushobozi bw'imiryango. Ikindi cya kabiri nuko ibikorwa batewemo inkunga babisigasira bigakomeza ntibisenyuke, hanyuma nabo nkuko nabivugaga mu kanya tukazagaruka no tuvuga ngo njyewe natewe inkunga cyangwa nunganiwe kuri ibi, none nanjye hari abo nunganiye umubare runaka. Nubwo umuyobozi w'akarere ka Muhanga asaba ababyeyi kubyara abo bashoboye kurera kugira ngo bace burundu ikibazo cy'abana bo mu miryango yabo bakajya mu mihanda, iki kibazo gikomeje kuba ingutu muri aka karere, dore ko kuva uyu mwaka watangira abana bagera kuri 600 ari bo bamaze kuvanwa mu mihanda. Ni mu gihe nyamara bigoye kumenya umubare nyawo w'abari mu muhanda, kuko no muri aba bavanwamo hari abagezwe mu miryango yabo bakongera bakawusubiramo. Ni ikibazo umuntu atabura kuvuga ko kitazacika burundu igihe cyose inzego bireba zaza zidafashe ingamba zo gukurikirana abana baba bavanwe mu mihanda kugira ngo batazayisubiramo. Mutesi Elizabeth, Radio Hugu.